Yesu Kristo nashimwe, mbifurije umunsi mwiza, umunsi w'ishya n'ihirwe, umunsi w'amahoro n'ibyishimo, umunsi w'umugisha Imana yaguhaye. Ni umunsi mwiza Imana yakugabiye kugira ngo uwubyaze umusaruro ukora ibyiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitukiganyire ejo hazaza, ahacu n'uyu munsi. None Imana ishimwe ko yaduhaye uyu munsi. Ikaze rero, ikaze kuri uyu munsi mwiza tugiye kwigaho ijambo ry'Imana, ijambo tugiye kwebera hamwe. Gukizwa ni iki? Ese gukizwa ni iki? Ese ni gute umuntu akizwa? Ese gukizwa ababirimo bo bameze bate? Bibamerera bate iyo umuntu ari mu gukizwa, iyo umuntu ari mu gakiza? Ese gukizwa ni ikintu kiba kikarangira cyangwa gukizwa ni urugendo? Nibyo tugiye kureba. Hanyuma mbere ya byose ndagira ngo mbanze kandi nihanganishe abagize ibyago, ababuze ababo mwihangane, ndetse muhumure, hari ibyiringiro. Basinziriye mu gihe runaka, umwami Imana ubwo azaza kudutwara tuzahura nabo. Muhumure rero kandi mwihangane, mukomera. Bari kwa muganga muhumure, Yesu Kristo arabakunda, ntiyabibagiwe. Umenye neza ko ni ishuri urimo kwiga, ahubwo muri iryo shuri urimo kwiga ugafata neza. Hanyuma mu gihe urimo kwiga, uri mu ishuri ryo kwa muganga, uri mu ishuri ryo kubura akazi, uri mu ishuri ry'ibintu byinshi bitandukanye, ukwiye kuguma kwikomeza k'Uwiteka, ukwiye kuguma kwikomeza kuri Yesu Kristo. Uri kumwe nanjye Twahirwa Emi, nguhaye ikaze ku itabaza ry'agakiza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye ko ushobora byose, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kudukunda, tugushimiye mwami ko watwongereye uyu munsi, tugushimiye Mana ko waturinze ahahise hacu, kandi mwami tukuragije n'ahazaza. Uwiteka Nyiringabo rero, uyu munsi wa none iri jambo ukomeze kubana natwe, utugirire neza, uryagure kurusha uko umuntu yarivuga, uryagure kurusha uko umuntu yaryumva, uryagure mwami kugira ngo turusheho gushaka no kugira inyota yo kuzataha mu bwami bw'ijuru hamwe watubwiye wagiye kudutegurira. Kandi mwami tugushimiye kubw'imiryango, tugushimiye kubw'inshuti, tugushimiye kubw'igihugu cyacu, tugushimiye n'abaturanyi, tugushimiye kubw'isi. Mana uhimbazwe kuri mwiza, urakoze, izina ryawe nishyirwe hejuru. Bana natwe mu ijambo tubigusabye twizeye, amen. Numva nabibwiye tugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, uburyohe bw'agakiza. Tugiye kumva uburyohe bw'agakiza. Ese uburyohe bw'agakiza ni ubuhe? Abageze mu gakiza batatubwiye, abageze mu gakiza batabwiye abatarakageramo, uburyohe bw'agakiza ni ubuhe? Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu bice 10, Abaroma ibice 10 n'umurongo waho wa 10. Haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Imana idufashe. Ni gute umuntu yakizwa? Iyo umuntu yijeje umutima abarwaho gukiranuka, ariko iyo yatuje akanwa abarwaho gukizwa, nibwo akizwa. Ngo gukizwa ni igikorwa kibanzirizwa no kwizera. Ntabwo ushobora gukizwa utizeye. Ese gukizwa ni iki? Umuntu akizwa iki? Gukizwa se ni ikintu kiba kikarangira, nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo mfite bachelor muri ibi ngibi, mfite masters, mfite urwego runuru, narabigize, ni certificate ndayibitse. Ni ikintu kiba kikarangira. Ndagira ngo ahangaha nkufitiye igisubizo kivuga ngo oya, ntago gukizwa ari ikintu kiba gusa, ntago gukizwa ari urwandiko umuntu agira ngo abike. No, gukizwa ni urugendo. Gukizwa ni urugendo uba utangiye. Ntago gukizwa ari ugutsinda urugamba nk'uko
nk'uko bamwe tubyumva, nk'uko abantu benshi babitekereza. Ntabwo gukizwa ari ugutsinda urugamba, oya, ahubwo gukizwa ni ugutangaza urugamba ku mugaragaro ko ugiye kurwana n'umwanzi wawe, ni ukudekarara intambara kuri Satani, ukavuga ngo ngiye kurwana n'umubiri wanjye, ngiye kurwana n'ingeso zanjye, ngiye kurwana na kamere yanjye, ngiye kurwana n'iby'iwacu za karande, kugira ngo ndusheho gukiranuka ndi mu nzira y'Imana. Ariko ibyo byose ukabikora wizeye, wishingikirije Yesu Kristo, kubera yuko yaguhaye ubwo butsinzi, kubera yuko yakwemereye kugira ngo umwegere ubone ubwo butsinzi. Nkuvuga ngo Yesu Kristo yamaze kugufungurira amarembo, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ko umwenda warahera watamutsemo kabiri kugira ngo uwo ari we wese yigerereyo. Ese uyu mwenda warahera ko watamutsemo kabiri, icyo usabwa ni iki? Ni ukwigererayo. Gukizwa rero ni ukwimura wowe muri wowe, ukimika Kristo muri wowe. Ni ukwimura ingeso zawe muri wowe, ukimika umwami Yesu Kristo akaba muri wowe. Ukavuga ngo narazengerejwe n'ubusambanyi, guhera uyu munsi mfashe icyemezo, nishingikirije Yesu Kristo, nishingikirije imbaraga z'amaraso ya Yesu, nishingikirije urukundo yankunze akaza kunshaka, mfashe icyemezo ko ubusambanyi mburetse. Ni wowe ubwawe ushobora gufata icyemezo ukavuga ngo ibi ndumva mbiretse. Ariko ubiretse gute? Wishingikirije iki? Nishingikirije Yesu, ibi ndabiretse. Mfashe icyemezo, ngiye kwimura ubugambanyi n'ishyari muri njyewe, nimike Kristo n'urukundo n'imbabazi muri njyewe. Mfashe icyemezo, ngiye kwimura ubutinganyi n'ubuhehesi muri njyewe, ngiye kwimika Kristo muri njyewe. Mfashe icyemezo, ngiye kwimura ubunebwe n'ibindi byose muri njyewe byatumaga ntakora nkaba umujura n'ibindi byose n'umubeshyi. Ngiye kwimika Kristo muri njyewe, anyigishe kandi anyongerere imbaraga zo gukora ibyiza. Gukizwa ni urugendo, ntabwo ari ikintu kibaye uyu munsi, ntabwo ari ikintu mvuga ngo ndakoze birarangiye. Ni urugendo uba utangiye, urugendo rurimo no kurwana, urugendo rurimo kurwana kubera ko umwanzi wawe afite ibyo agomba gukoresha, afite abo agomba gukoresha akunaniza. Gukizwa ni ukubaturwa ububata bw'ibyaha ujya mu bubata bw'agakiza. Bigeze bakubwira yuko wabatuwe, ariko ntibakubwira ko ubatuwe ikintu kimwe ugiye kubatwa ku kindi. Bigeze bakubwira yuko baguhamagara kugira ngo ngwino Yesu Kristo akubature, ariko nanone ntibakubwira ko agiye kukubatura ibyo wahawe wari ubatiwe, akagushyira mu bundi bubata. Twabatuwe ibyaha, twabatuwe urupfu, twabatuwe ibyatugotaga, twabatuwe ku mukoresha mubi wadutwazaga igitugu. Turangije twinjira mu bubata bwa Yesu Kristo, twinjira mu bubata bwo gukoreshwa n'urukundo rw'Imana. Mu gihe wadukoreshaga kera, mu gihe wari utubase kera, yadutwazaga igitugu. Uwadukoreshaga kera yadutwazaga ishyari, uwatubataga kera yadutwazaga inzangano no kuroga, uwatubataga kera yadutwazaga irari no kuraguza n'ibindi byinshi. Uyu munsi iyo wimutse mu bubata bwa Satani ukinjira mu bubata bwa Yesu Kristo, ukamwemerera Yesu Kristo akakubata, akubata neza, akubatisha urukundo rwe, akubatisha kukurengera, akubatisha kukurokora, akubatisha kukugirira impuhwe. Gukizwa nakubwira ngo ni slave to slave, ni ukuva mu bubata bw'ibyaha ujya mu bubata bw'agakiza. Ibyo mvuga ni ijambo ry'Imana. Buri gihe mu buzima rero hari icyo usabwa kurekura. Twavuye mu bubata bw'ibyaha twinjira mu bubata bw'agakiza ka Yesu Kristo. Buri gihe mu buzima tubamo, ubuzima bwiza umuntu abugira ari uko abitangiye igitambo. No success without sacrifice. Nta ntsinzi ushobora kugeraho nta gitambo, nta kiguzi runaka watanze. Aka gakiza muhamagarira kwinjiramo, aka gakiza winjiyemo, ubu bubata bwa Yesu Kristo winjiyemo, Yesu Kristo yabutangiye igitambo ubwe.
ntabwo yatanze ikiguzi cy'ibindi bintu, ntiyatanze intare n'idubu, ntiyatanze inyamaswa nini, ntiyatanze ikintu cyendaga gusa natwe, ahubwo we ku giti cye we ubwe yaritanze, yitangaho igitambo kugira ngo agushyikire, yitangaho igitambo kugira ngo anshyikire. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, ijambo riri mu Baroma ibice byaho 6 umurongo waho wa 18 n'umurongo wa 28. Haravuga ngo maze mubaturwa ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka, oya, mbese icyo gihe mweraga imbuto ki zitari ibibakoza isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye umutuzo, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Amen. Nagira ngo wumve ko ijambo kuvuga ngo narabatuwe, kumva ko wabatuwe gusa byarangiye, ariko ukwiye kumenya ko nubwo wabatuwe ku byaha, umukoresha wa mbere ari we Satani, wagukoreshaga ibyirari, wagutezaga inyatsi, wagutezaga ubusambanyi, wagutezaga ubugome, wagutezaga ibintu byinshi bya karande byaturukaga mu miryango, yewe nawe ubwawe ibyo yagutezaga. Hari undi wakubatuye aho ngaho akakubata, ari we uguhereza guhora wezwa, ngo ureke ingeso z'ibyadutezaga isoni kera, noneho wemere uwakubase, kubera ko ibihembo kera twahabwaga twari kuzahabwa igihe twari kwanga tukinangira imitima tukanga kubaturwa, byari urupfu, kuko ari cyo gihembo cy'ibyaha. Aho twari tubatiwe, hahandi wari uri, hahandi aho ngaho ukiri, nta kindi gihembo kiriyo usibye ko ibihembo byaha ari urupfu. Nyamara undi ugomba kukubata ari we Kristo Yesu, witanzeho igitambo ubwe kugira ngo akubature, kugira ngo yemererwe kukubata. Ibihembo atanga n'ubugingo n'impano z'Imana. Yego, nibyo koko hari ibyo wifuza ko Imana ikurwanirira, ariko izaturwanirira mu rugamba twatangiranye nayo. Rero mu gihe Imana niba itarabibereye Alufa, wiyisaba kubibera Omega, kuko Imana ntago isoza ibyo itatangiye. Uvuga ngo aka kazi gutya na gutya, ngo ibi n'ibi bimeze gutya, ibintu ugashaka kubyegeka ku Mana kubera ko hajemo troubles, kubera ko hari ibibazo runaka byavutsemo, ukumva yuko umutego, ukumva ko ibyo ukora byose, ibikugwirire byose ukumva ko ari Imana. Ariko se koko Imana niyo yabitangiye, kuki wumva ko yabibera Omega kandi itarabibereye Alufa? Gukizwa kwawe Imana niyo ibibera Alufa ikanabibera Omega, ni nziza. Niwemera kwezwa no gukizwa, ugafata umwanzuro ukavuga ngo muri uru rugendo ndekaraye intambara, mvuze yuko nanze uyu mukoresha wanjye ari we Satani wanwazaga igitugu, nemeye uyu mukoresha mwiza ari we Yesu Kristo, musanze kugira ngo ambate. Bivuga ngo udekaraye intambara hagati y'abagabo babiri, hagati ya Yesu Kristo na Satani. Ariko ikiriho cyo nuko Yesu Kristo intambara yamaze kwitsinda kera, ahubwo ukirimo gusabwa uyu munsi ni uguhita uruhande, ni uguhitamo uruhande uhereramo. Uruhande uhereramo rero
n'uwemera kumva ko ukwiye kurekura ndetse ukareka iby'ububata bwa Satani n'ubugome bwe ukinjira mu bwami bw'umwami Yesu Kristo, urabudekaraye intambara kuri Satani. Niho inzoga wanywaga waburaga n'abazikugurira, urabona abagusengerera ari benshi. Abakijijwe mwe ngira ngo ibyo murabizi. Nagira nkubwira ngo akenshi uyu munsi ivugabutumwa ririmo kuvugwa, ririmo gukorwa, turimo gutanga, bamwe muri twe, bamwe mu bavugabutumwa, ni ukubwira abantu ibinezeza imitima yabo, ni ukubwira abantu ibitangaza, ni ukubwira abantu yubuye n'irari ryabo, ariko ntitubabwire, ariko ntitwibukiranye yuko Yesu Kristo ubwe ari we bihembo by'abizera. Ibyo bashaka ko biri muri bifunitse muri Yesu Kristo. Nimba hari icyo ushaka rero, nimba hari icyo usaba Imana, nuko wemera ko Imana ibibera Alufa, iyo ngiyo ikazanabibera Omega. Iyo ukijijwe nibwo uba ubonye umwanzi ukurwanya. Niyo mpamvu uba ugomba kubwira umubiri wawe uti ntangiye urugamba, kuko ubu ngiye gukora ibyo udakunda. Wikundiraga kwisomera agacupa, ugomba kubwira ngo iyi nzoga yankoreshaga ibi n'ibi ndayiretse. Ukundaga irari, wakundaga kwigira muri sauna, massage, wigiraga no mu bindi byinshi. Ibyo rero ugiye kubyima umubiri, kandi utangiye urugamba ryo kubyima umubiri. Ugiye kuyoboka siporo yo kwirukanka, ugiye kuyoboka siporo ya gym, kugira ngo umubiri wawe ube fit, ariko utiyorohereza ujya hehe muri za sauna na massage, kuko ibyo byagukururiraga mu byaha by'ubusambanyi ukabireka. Gukizwa ntago ari ukuva mu bubata, ahubwo ni ukuva mu bubata ujya mu bundi bubata. Twabyumvise. Mbese ni uguhindura umukoresha, ariko uba ukiri umukozi. Icyo akora, uva ku mukoresha mubi ukajya ku mukoresha mwiza, kuko imbata ntijya yiganyira ibyayo, ahubwo ihora yiganyira ibyashimisha shebuja. Ikindi, imbata iba yaraguzwe, kandi natwe twaguzwe ntuwadushyizeho ikimenyetso cy'umwuka, ukajya mu bubata. Ego, gukizwa ni ukuva mu bubata bumwe ukajya mu bubata bundi, kuva mu bubata bw'ibyaha tukajya mu bubata bwa Yesu Kristo bw'agakiza. Ese uburyohe burimo n'ubuhe? Ubatiwe muri Yesu Kristo bimumerera biti? Ubatiwe kwa Satani bimumerera biti? Wakwibaza ngo uyu munsi uri imbata yande? Ikibazo ukwiye kwibaza ngo uyu munsi uri ububata wande? Gukizwa ni uguhindukira, ni uguhinduka. Wamara guhinduka, ugahindura abandi. Gukizwa ni uguhindukira, ugahinduka. Ni uguhindukira, warangiza ugahinduka. Havuga ngo mvuye kwa Satani nerekeje kwa Yesu. Ubwo mvuye kwa Satani, ibyaberagayo n'ibyo nakoreragayo, ndahindukiye, ndabisize. Feva zari ziriho ndaziretse, mpindukiye kwa Yesu. None kwa Yesu hari ibi n'ibi. Ubwo bivuga ngo ndahindukana naho ngiye. Mu gihe rero uvuga ngo warakijijwe, ariko ibyo wakoraga kera ukiri mu bubata bwo kwa Satani, n'uyu munsi ukaba uvuga ko ari byo ugikora, akaba ari byo ukibonaho, ntabwo urakizwa. Kuko nimba warakijijwe koko, wakabaye warahindukiye. Wamara guhindukiye ukaba warahindutse. Mu gihe cyose rero utarahinduka, ariko wibwira ko wahindukiye, barakubeshya, uracyariyo, ntabwo urahindukira. Yego, mu gihe wahuye na Kristo akaguhindura, noneho ukaba umukristo uhindutse. Dusomye Abaroma 18:28,
twabyumvishe ko gukizwa ni ukwica njyewe wa kera nkareka Kristo akampindura. Njye wa kera wari mu bubata bw'ibyaha, njye wa kera wiganyiraga iby'ubugome n'ubusambanyi n'ibindi byose by'ibyaha Yesu Kristo yanga. Njye wa kera wiganyiraga ibiteye isoni, njye wa kera wiganyiraga iby'ububata bw'umukoresha wanjye wa kera ari we Satani. Uyu munsi nahindukiye mva mu bubata bw'umukoresha wanjye, ninjiye mu bubata bw'umukoresha wanjye mushya ari we Yesu Kristo. Ngiye kwemera ankoreshe, ngiye kwemera anyobore, ngiye kwemera anyigishe, ngiye kwemera ambe hafi. Impamvu rero uyu munsi gukizwa tubona ko ntacyo bitumarira nuko twamuhariye umurimo. Twamuhariye umurimo, ntidushaka guhindukira. Niyo tuvuza ngo turahindukiye, ntabwo tujya duhinduka. Uwajyaga mu kabari akabireka agahindukira akaza mu rusengero, ariko n'ubundi ibyo yajyaga gukora mu kabari akaba ari byo aguma akora mu rwihisho. Uwari umusambanyi akavuga ko abiretse, aretse gusambanira i Kigali ariko agiye gusambanira i Rubavu. Aretse gusambanira mu Rwanda agiye Uganda cyangwa ahandi. Bivuga ngo wabeshya abantu ko uhindukiye, wibeshye ko uhindukiye, ariko mu by'ukuri nubwo wibeshye ko uhindukiye ukanagaragaza iyo shusho yo guhindukira, wowe ubwawe ntiwigeze uhinduka. Ufite ikibazo. Turibeshye ubwacu, turibeshye ubwacu, kuko Yesu Kristo twakabaye twarabambanywe nawe. Abatubeshye ngo yarabambwe turabamburwa, baratubeshye. Icyo ni ikinyoma. Uwakubwiye ngo Kristo yarabambwe urabamburwa, ntabwo ari byo. Kristo ntiyabambwe ngo ubamburwe. Abo umusaraba agakiza icyo kamarira umuntu nabemera, ni ukwemera kubambanwa nawe. Soma Abagalatiya ibice 2 umurongo usomye Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20 hatubwira ngo iki? Kugira ngo wumve ko uwakubwiye ngo Kristo yarabambwe urabamburwa atari byo, kahubwo wakabaye ubambanwa na Kristo kubw'ingeso zawe na kamere. Nagaruko turi bumanike igiti ngo tugushyireho tugutere nawe misimari, no, ahubwo kubw'ingeso zawe na kamere yawe ya kera watwarwaga n'ibyirari n'ingeso mbi, ibyari biteye isoni, n'uyu munsi bigiteye isoni. Ibyo ngibyo nuko ukwiye kubambanwa na Kristo kugira ngo ubisige. Paulo yaravuze ngo iby'isi mbireba nk'ibibambwe, nabyo bikambona nk'ubambwe. Yabifashe nk'igihombo. Kadusome Abagalatiya ibice 2 umurongo waho wa 20 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwami, umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Nimba wumva yuko ibyo ukora ari ukubera pastor yawe, nimba wumva yuko ibyo ukora ari ukubera korari, nimba wumva yuko ibyo ukora ari ukubera impamvu zindi, ndagira ngo nkubwize ukuri ko Kristo kuba yarabambwe kuri wowe ntacyo bikumariye. Icyo byakabaye bifite icyo bimaze, nuko wakabaye warabambanwe na Kristo. Ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Kristo yariho muri wowe, hari ibyo ukora, hari ibyo ujyamo, hari ibyo unyuramo, atari ngombwa ko bakureba, atari ngombwa ko bakubwiye, atari ngombwa ko bakuvuze, ahubwo kubera ko Kristo yicaye muri wowe, uba ukwiye kumenya icyo ukwiye gukora. Kandi kubw'umubatizo nabambanywe, napfanye nawe. Haleluya. Usomye mu Baroma bice 6 umurongo wa 2 kugeza ku wa 18. Usomye Abaroma ibice 6 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8, naho hatusobanura ko atari njye uriho,
muri njye, ahubwo ari Kristo uri hehe? Uri muri njyewe. Umurongo wa 2 haravuga ngo ntibikabeho, mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira n'urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Ahubwo mwitange, mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukore ibyaha kuko dutwarwa n'amategeko? Ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ntibikabeho. Nimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata zo kumwumvira uwo. Imbata z'ibyaha zizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Imana idufashe. Gukizwa ni iki? Ni uguhinduka, nshuti yanjye. Igihe cyose utumva ko utahindutse, utapfuye ku byaha, utarapfa kuri kamere, utarapfa ku rwangano, igihe cyose ukibasha kugira ibyo upfunyika, igihe cyose ukibasha kumva umutima wawe ugambiriye ikibi ku muntu, ntabwo urakizwa. Uracyafite urugendo. Gukizwa ni urugendo nyine. Gukizwa ni urugendo. Ni ukuvuga ngo mu mitima abari muri Kristo Yesu bicaye mu buryo bw'umwuka mu ijuru, bahuye n'Imana, kuko Imana iri muri bo, kuko Imana izikaba muri presence yabo. Nk'uko kera Imana yajyageza mu gihe cya nimunsi, amafu ya nimunsi, ngo yazaga muri Edeni. Imana igiza muri presence, igiza muri wowe, ntabwo wowe ushobora kwinjira ku Mana, ahubwo Imana izaho turi. Imana izaho turi hehe? Izaho turi kuko twapfuye ku byaha. Iyo utarapfa ku byaha rero, iyo utarapfa ku ngeso, ntabwo Imana ishobora kuza aho uri. Ubwiza bw'Imana buri cyangwa se bufite bugarukira abangize gute? Abakiriye Yesu Kristo. Ubundi igisobanuro cya Edeni bisobanura ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu yatuzaniye Edeni, Yesu yatugaruriye Edeni muri twebwe. Twari abo gupfa, twari abo kurimbuka, ariko yongera kutuzanira ubwiza bw'Imana buba muri twebwe. Edeni ntabwo yabaye ahantu, ntabwo uvuze ngo yarayigaruye ngo yishyira muri Iraq, ntabwo yayigaruye ngo yishyira mu Rwanda, oya, ahubwo yarayizanye iyishyira muri twebwe. Ntabwo twe tujya tuba muri presence y'Imana, ahubwo Imana niyo iza ikaba aho turi, kuko ntabwo Adamu yajyaga mu ijuru gusura Imana, ahubwo Imana yazaga muri Edeni gusura Adamu. Ese Imana yaza kugusura?
ese muri aho uri Edeni urimo irimo iki? Ubwiza bw'Imana buza bushaka iki? Bushaka nde muri wowe nimba utarapfa kuri kamere, nimba utarabambanwa na Kristo? Ntabwo urahindura ububata, uracyabaswe na Satani, uracyabaswe n'umwanzi. Rero ndagira nkubwire ngo ubwiza bw'Imana bukwiye kuba bufite amahame akuranga. Abaroma 12 umurongo waho wa 8 kugera ku murongo waho wa 2 hatubwira Abaroma 12 umurongo waho wa 1 kugera ku murongo waho wa 2 hatubwira nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ikibazo rero ni ikihe? Ntago twitanga, ntago dushaka gukorera Imana, ntago dushaka guhindukira ngo tuveyo, ahubwo turashaka guhinduka ariko tutarahindukira. Ntibishoboka rero. Ntushobora guhinduka ukiri muri kamere, ntushobora guhinduka ukicara hariya, ntushobora guhinduka ukiba mu mbari, ntushobora guhinduka ukiba hahandi hose. Ntibishoboka. Kugira ngo uhinduke biragusaba kubanza guhindukira, ukava hariya uri, hanyuma ugahinduka. Hari amahame ugomba kugenderaho rero yo guhinduka kugira ngo uhinduke. Icyambere, guhinduka ni iby'umuntu ku giti cye, sinaguhindura, nta n'undi waguhindura. Ni wowe ugomba gufata umwanzuro ukavuga ngo okay, menye neza yuko Satani ububata nkoresha ari ubw'igitugu, ariko nanone menye neza yuko Yesu Kristo ububata nkoresha ari ubw'agakiza no gukiranuka. Mfashe umwanzuro, ndahindukiye. Guhinduka ni iby'umuntu ku giti cye, wowe ubwawe birashoboka kuhinduka. Guhinduka bigomba kubera muri wowe imbere. Ibya kabiri, hame rya kabiri, guhinduka birashoboka kuko dusaba guhinduka, kuko udusaba guhinduka ari wowe bidushoboza. Uvuga ngo ubuse nahinduka ngo nabibasha, ubuse nahinduka ngo nabivamo, ngo ubuse ngo nahinduka. Ugusaba guhindukira, udusaba guhinduka ni uduhindura akanadushoboza, ariko twafashe umwanzuro. Wabyumvise yewe? Guhinduka birashoboka kuko udusaba guhinduka ari we ubidushoboza. Yesu Kristo ni ugusaba guhinduka kandi ni ubigushoboza. Impamvu guhinduka bishoboka nuko byashobotse ko mwene Mana yambara umuntu, nuko byashobotse ko Yesu Kristo yemera gusiga ubwiza n'icyubahiro cye akaza kubana natwe. Uzi impamvu? Nuko yagira ngo umuntu yongere yambare ubumana, ubwiza bw'Imana. Guhinduka birashoboka. Guhinduka rero bigira inyungu. Ese kuki ihene, intama, ibitambo byose byatambwaga kandi byaradutambiwe, ariko Imana ubwayo Yesu Kristo yaza akavuga ngo noneho byose bigize gute? Birarangiye. Ko twabitambirwaga se ariko bikaguma ari ibintu bikomeza, bidashobora kugira icyo biduhinduraho. Nuko bitari bifite DNA, nuko bitari bifite isano imwe n'iyacu. Niyo mpamvu haje uwo duhuje, uwo dufitanye isano kandi dukora bimwe, ari we Yesu mwene Mana. Natwe turi bene Mana, natwe turi bene, duhuje DNA na Yesu. Ntabwo ihene yari gutuma uhinduka, intama ntizari gutuma duhinduka, kuko byose byarakozwe birageragezwa, ariko ntabwo byatugezagaho Imana ishaka ko tugera. Yohereza uwo duhuje DNA ari we Yesu, aza kwitanga kubwe, yitanga ubwe ku bwacu. Itangirira ibice byaho
igice cya mbere n'umurongo wa 26 tugaragariza buryo kiduhuje DNA n'Imana. Yaravuze ngo reka tureme umuntu. Yego, Tangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umuntu gabo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Turemye muri DNA y'Imana. Imana ijya kuturema yirebyeho y'ubwayo, ntiyarebeye ku ntare ngo igufashe iguhuze DNA n'intare, kuko iyo biza kugenda uko twari gucungurwa n'intare, agakiza twari kukabonera mu ntare. Ntiyafashe inzoka cyangwa iki, ahubwo yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe, dufite DNA imwe n'Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo kuduha agakiza, kudushyikiriza agakiza byashobokaga, kubera yuko wowe nanjye na Yesu DNA imwe niyo duhuriyeho. Gukizwa bigira inyungu, agakiza kagira inyungu. Niyo mpamvu Yesu yaje kudusubiza ibyo twabuze, kudusubiza icyo twari twarabuze. Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 akavuga ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana iyo wongeye kwemera Yesu Kristo, ukongera kumwizera, ukongera kumwakira, ukongera kumwemera, wongera kwisanga muri section imwe n'Imana, kubera yuko duhuje DNA. Urwo rugo urimo si urwawe, aho hantu wagiye si iwanyu. Ubwo bubata bwa Satani gukoresha arimo arakwiba, arimo arakwiba, kubera yuko ntago muhuje DNA tuyihuje na Yesu, tuyihuje n'Imana. Agakiza kagira inyungu. Inyungu ya mbere, kumenya Yesu Kristo. Inyungu ya kabiri, kumenyekanisha Yesu Kristo. Ubigenza ute? Wowe wakijijwe umenyekanisha Yesu Kristo gute? Ese wowe utarakizwa Yesu Kristo waramumenye? Ngwino wakire Yesu. Yesu aragukunda, Yesu araguhamagara. Haleluya. Iyo ubayeho ubuzima butandukanye nuko wizera, ndavuga ku bakijijwe, iyo ubayeho ubuzima butandukanye nuko wizera, ni wowe muhakanyi w'ibyo wizera wa mbere, ni wowe mugambanyi mu bwami, kuko uvuga ibyo udakora. Iyo ubayeho ubuzima butandukanye n'ibyo wizera, uri umugambanyi muri ubu bwami. Soma Abakorinto ba kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 10. Kubaho ubuzima butandukanye n'ibyo wizera ni ubugambanyi bukomeye. Hari umugabo w'umunyabwenge babibajijeho bamubaza iby'ejo uko bimeze, wita John Maxwell. John Maxwell bamubajije ibijyanye n'ejo hazaza, mubaza ese ubona ejo hazaza hameze gute? Ko mbona hateye ubwoba. Wowe ufite ubwoba bungana bute? Wowe ufite ubwoba bungana iki bw'ejo hazaza? Arabasubiza ngo njyewe nta bwoba mfite, njyewe ntago ntinye ejo hazaza, kubera ko impamvu ntatinya ni ukubera ko njyewe mfite ufite ejo hazaza. Ufite ejo hazaza ndamufite, ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ntago ninye ejo hazaza, kuko ufite ejo hazaza. Nubwo wagira imodoka cyangwa indege cyangwa icyogajuru, ntago ushobora kunyaruka, ntushobora kwihuta ngo ugere ejo hazaza. Ariko ufite Yesu, ejo hazaza arahafite. Uwakijijwe akakira Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, ejo hazaza arahafite. Kubera icyaha afite, nuko afite ufite ejo hazaza. Wino wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza. Reka kubature mu byaha, akugira imbata y'agakiza. Ntimugire ubwoba bw'ejo hazaza, ntuhatinye.
umugabo Ezira ibice 8 n'umurongo wa 21. Ezira yasobanuye uko yizera Imana kuko yari azi ko Imana izabarwanirira. Kuko rero tutazi ibiri imbere, dukeneye Imana ngo itumenyeshe uko hameze. Aha rero niho abantu bashiriye, kandi ni naho abandi nabo babeshyera abandi. Abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Abantu baribaza ko niga ni gute nzabona akazi. Abantu baribaza ibingibi nabikora gute. Abantu baribaza urubyaro ko rwabuze. Dufite ubwoba bw'ejo hazaza, nibwo butumye abantu bakora amakosa, nibwo butumye abantu kenshi duhunze Imana tukaguma mu bubata bwa Satani, kubera yuko kwa Satani hari abatubeshya ko bafite ejo hazaza, ariko they lie, barabeshya. Kubera yuko ufite ejo hazaza nta wundi ni Yesu Kristo wenyine. Yesu wenyine ni ufite ejo hazagira gute yewe hazaza. Impamvu amakosa menshi ahari, impamvu bakubeshya ugatanga n'ibitambo koko ngo ugatanga igitambo, kandi Yesu Kristo ubwe yaritanzemo igitambo, ni ukubera ubwoba bw'ejo hazaza. Ubuze urubyaro wirutse henshi, you spend the men, you spend more, kubera yuko ufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ariko yaba wamenyaga ko ufite ejo hazaza ari Yesu, ntibyakaguteye ubwoba. Kuko tutazi ibiri imbere, dukeneye Imana ngo itumenyeshe uko ejo hameze. Niyo mpamvu Ezira yizeye, niyo mpamvu Ezira yarasobanukiwe uko yizeraga, yasobanuriye abandi uko yizera, kuko yari azi ko Imana izabarwanirira. Ntugire ubwoba bw'urubyaro, ntugire ubwoba bw'urushako, ntugire ubwoba bw'akazi, ntugire ubwoba bw'ibindi. Iga ukore ibindi ubiharira Imana. Do it. Reka Imana ituyobore inzira itubereye muri ibi bihe. Ese ni gute wagira ufite ejo hazaza? Nta kundi usibye gukizwa, ukakira Yesu Kristo, ukava mu bubata bw'ibyaha ukajya mu bubata bw'agakiza. Hanyuma ugezeyo Yesu Kristo aragufite kandi nawe uramufite, kandi ubwo agufite nawe ukaba umufite, ufite ejo hazaza. Haleluya. Uzi ko Ezira umwami yamuhaye ingabo akazanga, ngo we n'Imana yabo barihagije. Kuko Ezira yarasobanukiwe uko Imana ikora, kuko Ezira yarasobanukiwe ubutunzi bukomeye buri mu Mana, kuko Ezira yarasobanukiwe DNA yafitanye n'Imana, kuko Ezira yarasobanukiwe isano ye n'Imana. Yaravuze ngo oya, wikwivuna umereza ingabo zo kundwanirira, ingabo zo gufata hariya. Imana ndabizi neza ko njyewe na Mana turihagije. Imana iri mu njyewe irihagije, Imana indwanirira irihagije. Kubera iki? Kuko yarasobanukiwe ko ahuje DNA n'Imana, yarasobanukiwe ko afite ejo hazaza, kuko ufite ejo hazaza. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo mwe kugira ubwoba bw'uyu munsi, mwe kugira ubwoba bw'ejo, mwe kwirukanka muhiga ibidahari, mwe kwirukanka hirya ngo bahanuye aha, ngo bagiye aha, ngo tugiye gusengera gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri nubwo urimo kwirukanka ujyayo, ntabwo ugiye gushaka ubusabane bwawe n'Imana. Oya, urimo kwirukanka gusa for nothing, urimo kwirukanka gusa kubera ko ufite ubwoba bw'ejo hazaza. Urimo kuvuga ngo noneho biragenda bite, noneho ko ntabonye umpa amakuru mpanurira ngo bimeze gutya na gutya, ndamenya ari ibiki, reka nirukanke njye guhanuza. Impamvu birimo kukubaho ni ukubera yuko wirengagije ufite ejo hazaza. Agakiza n'ubuntu. Yesu Kristo yaritanze ku bwawe nanjye. Yesu Kristo yitanze kugira ngo akubate, agushyire mu bubata bw'agakiza. Ibihembo by'ubwiza no kubatwa na Yesu Kristo ni ubugingo buhoraho, ariko ibihembo by'ukubasa ari we Satani ni urupfu no kurimbuka. Umuntu ushaka gukizwa, ntabwo nzi ngo uherereye he, sinzi ngo uraryamye, sinzi ngo uri, ariko hari ikintu musaba. Nimba uri aho bishoboka ko wapfuka mugasenga, reka dusengane. Kandi nimba uri aho mu kazi, mu mutima wawe ukaba wenda wari wiyambariye headphone urimo kumvira ijambo, reka dusengane nawe. Uti mwami Yesu,
imbere yawe, mbabarira, unkure mu bubata bw'ibyaha, unyinjize mu bubata bw'agakiza. Ndambiwe kuba imbata y'ibyaha, ndashaka kuba imbata yo gukiranuka. Nyongerera imbaraga, mfata, umpindure, umpe guhinduka, kuko igihe cyose ntarahinduka, guhindukira kwanjye ntacyo bimaze. Urakoze cyane. Usubiyemo iri jambo, uryumve neza, kandi Imana ibahereze umugisha. Mwakoze cyane. Reka dusenge. Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe nishyirwe hejuru. Imbaraga zawe, ubuntu bwawe, amahoro yawe, urukundo rwawe, reka bitubeho Yesu. Ushimirwe kuri mwiza, ushimirwe kubw'imbabazi zawe, ushimirwe kubw'urukundo rwawe rutagira akagero. Urushaho kuturengera no kutugirira ubuntu. Mana yacu, turakwinginze kugira ngo iri jambo Mwami uryagure mu mitima, kandi Data urusheho kutubata, utubatire mu rukundo rwawe. Mana, ubwo twemera gupfa kubw'ibyaha na kamere, Uwiteka Nyiringabo, twongerera imbaraga zo guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tubisabye twizeye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami. Amen.